ariko nkumva ntago akazi ngiye gukora nkakunze, ariko nkumva ko kubera ko mfite ikinjyanye ngomba kugakora. Ndagenda najya mpereza umuntu icupa akambwira ati ariko turi bunaryamane, birantonda amakora icyumweru kimwe ndataha. Ndangije njya gukorera i Nyanza ya Kicukiro, Ubusoro hari mu majyepfo. Mu majyepfo nagize ngo ni Nyanza ya Kicukiro. Oya ni Busoro. Njya gukorerayo naho bikagenda uko boss akambwira. Yes, Party people, it is your boy Anthony Gasigwa, Garçon de Chance, Garçon qui traverse ce sambato, el patrone maestro, ikiganiro ni Street Quiz. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane yarakaye, muze kwihangana nuko muza kumubona, ariko ndabizi ni umwe mu bakobwa bari cool nabashije kubona, ariko sometimes ari karuma mukamwana serera arirye. Muraho neza. Ni wowe nde? Mwari Arene. Mwari Arene. Arene Karame. Sobanura umukobwa witwa Umwari Arene. Ni umukobwa nde, ni umukobwa ki? Mwari Arene. Mwari Arene arangwa n'imyitwarire yiwe myiza, ubwitonzi no kwihanganira ibibabonye, n'ibigerageza akabinyuramo neza. Gukoresha amagambo y'ubwenge. Are uko nkubona imyaka ufite ni mike. Ni ikihe kintu wihanganiye kweri kuba ngo wihanganiye ibikomeye nk'ikintu cya danje uva wihanganiye uyu munsi ukavuga uti koko narihanganye ni igiki? Ese niba utava umuntu ntabwo yihangaye kuva mu mwaka mu kwezi kumwe kugera mu myaka 21 umuntu aba atarihanganye, aba yarabonye byinshi bikomeye. Ubwo bintu byinshi wabonye bikomeye ni nk'igiki cya danje wumva wabonye? Cya danje nabonye, ikintu cya danje nabonye ni ukuva mu ishuri byonyine kandi nta kindi kibazo mfite ari ubushobozi. Nicyo kintu cya mbere cyambabaje mbasha kukihanganira. Waviremo mu wakangahe? Senior 1. Sorry. Bwari ubushobozi cyangwa n'ubwenge nanjye kuvuga ubwenge buke ariko bwari ubushobozi. Bwari ubushobozi. Wewe wari wishoboye mu bijyanye n'umutwe? Wari ufite izihe ntego ugitangira ishuri? Mutangira ishuri numvaga intego zanjye ari ukuziga, numvaga inzozi zanjye ari ukuzaba umupolisi. N'ubu wamuba dufite icyitwa community policing, urumva bajya bakuramo rwose abana bitwara neza, kuko even na taye yawe uyisiple wamuba nta birarenga. Ufite imyaka ingahe? 21. Ku myaka 21 dusangiza urugendo rwawe, struggle wanyuzemo, izo bita side hustles wanyuzemo kugira ngo ugere kuri iyi myaka, ibintu byakubabaje nibura uduhemo 5. Ibintu byambabaje, ikintu cyambabaje ni ubuzima nagiye nyuramo mbanamo n'ababyeyi. Ibintu byo ikindi cyambabaje ni ukujya mu kabari kandi atari uko mbikunze. Kubera ubuzima. Kujya mu kabari uravuga kujya kunywa cyangwa gukoramo nyine, atari uko mbikunze, nyine ari ukubera ubuzima. Uvuze bibiri, haracyabura urutonde. Biba byarababaje umuntu ni byinshi to. Ariko hari ikirenze icyo wibuka ukumva wanarira? Ni nk'ikihe? Ikintu nibuka nkumva narara ni icyo ngicyo cyo kuva mu ishuri. Icyo kintu nibuka cyonyine nkumva ndababaye, kuko ntabwo inzozi zanjye nazigezeho nk'uko nabishakaga. Nk'ubu ugize amahirwe yo gukosora ubuzima wanyuzemo, n'iki wakosora? Ngize amahirwe yo gukosora ubuzima nanyuzemo. Mu makosa nyine wakoze mu buzima wowe? Mu makosa nakoze nuko nitwaye nabi nkica izina ryanjye kandi bitari ngombwa. Wararigishe se gute? Bibaye ngombwa narikosora. Nararigishe kuko ntabwo byari bikwiye kuko njya mu kabari. Oya, kwica izina ubundi iyo tuvuze amazina, urumva iyo tuvuze amazina ni nk'uko wakumva The Ben, kumva Melody,
nyine ubwo Melody aramutse wenda agiye nko akanyara nko hariya imbere ya rompuwe ya City Tower aba aryishe izina kuko niryamukoreraga. Wowe se wigeze uba umuhanzi? ntabwo nabaye umuhanzi ariko nyine nararyishe muri ubwo buryo. Uranyuramo hariya nyura inyuma yanjye. Ntabwo naryishe ku bantu bose ariko naryishe ku babyeyi banjye no ku muryango. Juste wabuze icyizere cy'ababyeyi. Kubera iki ababyeyi bakurakariye? Ni uko wakoze mu kabari? Byari ngombwa ko bandakarira kuko nagiye mu kabari bitari bikwiye, ariko kubera ubuzima nyine njye nakagiyemo da. None se icyari gihari kubera iki ni cyabiguteye kujyamo? Cyari gihari. Ni iki nyine cyabiteye juste kugira ngo wisange gutyo? Njye ni ubuzima kuko nyine ni ubukene tu. Naricaraga nkumva nyine nk'umwenda, ubu umwenda nzawubona mpora n'inshuti yanjye nyine turaganira, arambwira ati nyamara waza nkakwereka inzira wazajya ukuramo amafaranga ukigurira umwenda cyangwa se urukweto. Mbikora gutyo nyine nisanga narakoze mu kabari. Ese gukora mu kabari ubundi ni icyaha we? Kuki abantu bumva bahanga? Ni icyaha gikomeye cyane. Ahubwo hari mugenzi wawe twigeze kuganira arambwira ati abakobwa bakora mu kabari badufata nabi, hari igihe batugira nk'umwanda umuntu akagusuzugura. Ibyo bintu bibaho? Umuntu akagusuzugura da. Bibaho cyane. Uko kubaho rero bibangama bite? Birabangama cyane. Kuko kumva nyine wowe ubwawe wari wifitiye icyizere ukabona umuntu arakigutakarije, kiba ari ikibazo gikomeye. Uko wiyumvaga nyine ugasanga ntabwo ariko wiyumva. Akwa mugani ni imyaka ingahe ukora mu kabari? Imyaka 2. Bwa mbere ukazamo hari uwambwiye ngo yakajemo apulaninga kwikorera nk'umuntu w'umunyamafaranga, nk'akazi nyine gasanzwe kagwa amafaranga, ariko yisanga abantu bashaka kumwitiranya n'indaya. Byakubayeho? We nyine uko ubyumva utekereza ati nibura niba ngiye mu kabari ngiye nko gushaka amafaranga nanjye nziteza imbere nshaka indi bizinesi nakora, nyine uje wese ahita agufata nk'aho uri indaya. Byakubayeho cyangwa ni uko byumva n'abandi? Byambayeho. Duhe ako gasenariyo bwa mbere bikubaho n'uko byakubangamiye. Ubundi bwa mbere ngiye nigera mu kabari nakoreye mu karere ka Nyagatare. Nyagatare iwacu se? Iwacu ni ahantu bita Rwimiyaga na za Matimba. Nakoreye mu karere ka Nyagatare ahantu bita Rukomo. Rukomo ndahazi hera imyumbati. Hariya niho nakoreraga. Niho mu rugo se? Oya, mu rugo ni Ngoma. Njya kuhakorera numva makunze, ariko nkumva ntabwo akazi ngiye gukora nkakunze, ariko nkumva ko kubera ko mfite ikinjyanye ngomba kugakora. Ndagenda najya mpereza umuntu icupa akambwira ati ariko turi bunaryamane. Birantonda amakora icyumweru kimwe ndataha. Ndangije njya gukorera i Nyanza. Nyanza ya Kicukiro? Ubusoro hariya mu majyepfo. Mu majyepfo. Nagize ngo ni Nyanza ya Kicukiro. Oya, ni Busoro. Njya gukorerayo naho bikagenda uko bose akambwira ati hangane bibaho mu kabari nta kundi, ati utabyihanganiye wazahora wirukanka. Nza kuza kubyakira ariko nyine bintonda tu, kumva umuntu umuhereza icupa akakubwira ati turanaryamana kiba ari ikibazo. Ngo yanegeye ngo umuntu yunama ari gupfundura ibere bakaba barikozeho cyane. Ariko abantu badukunda kandi badukurikira babyumve, nubwo nyujemo nkaseka ntabwo ari ukubyishimira, ni story y'ubuzima. Abantu babyumve, tuba dusangira inkuru y'ubuzima, byamubaho nawe byakubaho kandi we byamubayeho. Reka dusangire aya mateka. Uyu mwana w'umukobwa ari kudusangiza inkuru kandi iryoshye nziza cyane. Nimureke dufatanye uru rugendo. Mugabo uduha akanya, hari ikibazo? Mureke dusangire aya mateka, dusangire ubu buzima. Ni ubwacu, turi abanyarwanda dusenyera ku mpembe zitandukanye, itangazamakuru, leta. Uyu mwana yakabaye ari kwiga. Nkubaze, wambwiye ko wavuye mu ishuri atari ubwenge buke, atari
ibindi bibazo cyangwa uburara uyu munsi usubiye mu ishuri wabyemera? mbonye ubushobozi nasubirayo. Wasubirayo Ya, ukajya muri siniyato ariko uracyari muto, imyaka 20. nakiga kuko ntarirarenga. Ya, Ndashaka utubwire nk'ibintu ofeti ndamutse mbivuze nk'umuntu mukuru ko genda mukuru, uzi ikintu cyitwa igihato? igihato. Igihato urakize? Ni igiki? Igihato ikintu bakwikiza isuka. Aha, ofeti ni nka za birantega, ibintu 5 wahuriye nabyo muri uyu mwuga cyangwa muri aka kazi ko gukora mu kabari ukavuga uti kweri uretse kuba ndi kurengera ubuzima nakabaye mbivamo. 5 byonyine. 5 byonyine. Ikintu cya mbere kimwe turi ntambwe ugaruka hino gatoya. nakoze nkumva nahita mbivamo, ni ukuryamana n'umugabo unduta, ukabona umuntu uruta na papa aje ambwira ati dukore sex, ukareba nyine kubera ko ari ubuzima ukavuga ati reka mbikore kuko ari ubuzima, ndebe kuko nacungura amafaranga nkagura n'amavuta nkisiga. Oh sorry. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Imyaka 18. 18. Sorry nturire. Hanyuma 18 waryamanye n'umugabo ufite imyaka nk'ingahe? 40. Oh sorry. Ariko byari amafaranga cyangwa ari wamukunze? Byari amafaranga. Basi hari icyo yakumariye? Yarakimariye ariko nicujije nyuma. Ya. Uyu munsi ofeti hari ibibazo wigeze ukura muri ubu buzima, ibibazo bijyanye wenda no kwandura izo ndwara cyangwa gutwita? Ibibazo byo ntabwo byabura. Ko umuntu yahura n'abantu benshi batandukanye ntabwo ibibazo byabura, ntabwo byabura tu. Sinakuyemo ama infection numva ndababaye. Hari umuvandimwe nawe umutezi we ni ama infection urinere yo mu nkari. Nyine byarakubabaje byanze bikunze, wari ukiri na muto, ntabwo baragutera inda se ubwo? Oya. Byanze bikunze abakobwa bakora mu tubari muba mugomba kwirinda hamwe no kuringaniza urubyaro, ujya ubitekereza? Warabikoze? Ukoresheje ubuhe buryo wowe? Ndaboneza. Uraboneza? Nyine ukoresha ubuhe buryo bwo kuboneza? Urushinge? Urushinge. None se ubitekerezaho iki? Ubundi ntabwo biba byumvikana, unyihangane tuba turi kuganira nyine nk'abantu bakuru, ntabwo byumvikana kuboneza nta mugabo ufite. Wabisobanurira abantu bakumva gute? Kuko iki ni ikiganiro kandi kibwira abandi bajene batari wowe, ukoresha ubwenge cyane. Gusa impamvu ugomba kuboneza kubera ko nta mugabo ufite se, dukora mu kabari duhura n'abantu batandukanye, kandi mu guhura n'abantu batandukanye hari ukuntu waba wisomeye agacupa ugasanga mukoze sex natikingiye ugasanga guteye inda. Yego. Nose kuki ari sida n'inda utinya iki? Ari sida n'inda se uba urumva? Erega sida ntabwo ari indwara ipfa gufata umuntu. Kwandura sida ni umwaka. Inda nabyo? Inda yo ubaye utabigenje uko nguko yaza yihuse. Ubu noneho sasa reka dufate umwanya tugire inama. Hari abajene, abakobwa bari munsi yawe wumva ko kujya mu kazi ko gukora mu kabari ari ibintu byoroshye, bisaba izihe ngamba kugira ngo wamugane? Hari ubwo ujya uryamana n'abagabo buri munsi? Hari umwana rero uzaza akajya kuva ku wa mbere mpaka ku wa gatandatu, abo bana basabwa iki kugira ngo ufate n'umwanya wo kwiruhukira? Umwanya wo kwiruhukira? Apa nta muntu nyine uraranye nawe ntacyo. Ubuzima ubundi niwe wifatira umwanzuro ku buzima bwawe. Kuko umuntu uramutse ukomeje gukurikira amafaranga wazabura ubuzima.
ko niba umuntu muryamanye uyu munsi ejo hakaza undi n'ejo hakaza undi ntabwo byaba ese buri munsi byiza. bababona Abantu baza mu kabari si benshi kandi iyo umuntu icupa rimaze kumushingamo nawe urabyumva tu. oya noneho tugiye kwisanzura ufana Meddy cyangwa The Ben Reka njye mfana Yamana. wow Yamana uzi Yamana ni inshuti yanjye cyane ariko sharapu kuri Yamana kandi ikiganiro kukibona mugenere message Yamana yahuye n'ikibazo gikomeye cya gihe ubonye utu video twagiye hanze